nakantu umuntu abatekereza ati simana ubundi Imana imeze ute. Rero njye numva ko gufashwa ubundi abantu bo gufashwa benshi barahari benshi bijyanye mwege mamuza murira ku itangazamakuru murira ku manuza ku maradiyo mwege se mwege bo gufasha uzano hanze abantu bahari bo gufashwa mutazi barahari benshi urenga n'umutipe ukunda kujya ugasanga atunguye nk'umuntu ucuruza agatabo banza no muri Kenya oya wo mu Rwanda n'abari y'abagataro sibo nabo nyene yego gufasha nabo birafashwa ako ibintu kubwira uribuka umwe wigeze kuvuga ngo baje kuri social media bavuga indarajya bahereza prophet ese yakabaye akora birabe cyangwa akaba yavuga ati reka ndewe no muntu uri ku muhanda byashobeye none se hano wonye hano hanze hari ngo zananiwe kwaho kubera ubushobozi buke kwera ubukene hari umuntu bahaye ari umwana bahaye ari umwana wose ikibazo ahubwo hari umuntu bagiye kubagara ya masaha wabuze umwishyura nyene no kumubaga byamwanze kuko ubu ngubu hasigari no kuntu yutishuye amafaranga bagusezera bota izo yasigara akora urumva rero abagufasha ufata uzafata igihe kimwe cyonyene ugende nko muri shiririje muri CHK ugende nk'ahantu bavurira ibikomere ntuzabona ati jewe ngiki kumana yo ni impamvu yakwaye ibyuka gutonda kagateka wite guhaye icyubahiro ndaruko simbizi nza kubona n'undi mudamu ku nkuru naza nkora z'umuntu bita Elvis bahohoteraga muhohotera nanjye nkayibona ko nkatanya inkuru yuko biri ako uwo mugore aza gufata umwanya aravuga uti reka njyewe uyu muntu ashyira zino nkuru hanze nanjye ndamuha agatendo barambugisha tugesheje birarangira ndasarangira iki ndavuga ati noneho n'abanyamakuru bacabona umwanya wo kugira iki wo kumfatira hati mu bundi akora inkuru zitagize iki zidashemeye mu kinyarwanda kiboneye wenda nyene inkuru zitakabaye zigomba kujaho kuko bano bantu ni abacu kuko ari igihe ukoresha umuntu ntumubaze ntumwimbike n'indani jewe nagenda kubaza umuntu akanyisanzura hakambira buri kimwe abanyamakuru ngo uyu kashatse kutugamba kashatse iki ibo baragendaga bakabahereza content zabo bashaka bakabwira ibyo baravuga bashaka woga kuri inkuru ya nyayo bamaze gufata nyene ngo waje no gupfa nabo kushaho ni neza Yes, reka nongereye nkuhe ikaze ko warakoze subscribe kuri Afromedia Rwanda ni by'agaciro makomeye cyane nkuko muri kubyumva ni China Africa original aho uhereye hose mu gihe mu Rwanda ndetse n'Uburengerazuba tutibagiye n'umujyi wa Kigali rwagati diaspora muri rusange turabemera cyane ni kuri Afromedia Rwanda ibisanzwe so bwa mbere bwa mbere gihe mu hostels kabisa no bwa mbere cyaye kuri kamera zanyu kaka banze suhuza abandi hasanze banze ndabifuriza amahoro n'imigisha ko byaba ari no byose amakuru y'imene cyamakuru meze neza ko biri kose n'icyahinduka nacyo nizera ko Uwiteka babiri nyuma yabyo abishikiye ko biza byose ndimwo kabariye yose zibizizi nyuma yuko bari kudushimira kuri channel yawe Intwari TV Samantha adushimira oya Samantha nasanze biriya bintu byo gushima nabyo nabonye ari amaco y'inda bose n'ukuri kuko arashimira abantu akajya n'abatuka saje bano bantu bakurikirana ibiganiro byacu sabana mu muto sina abantu wakwivumburaho ngo uyu munsi ngo ubatuke ahubwo wewe wabahaye iki kugira ngo ukurikirane wabahaye iyihe nkuru urumva rero Samantha biragaragara ko neza yego baramurakaje ako se umufana nakurakaza nawe uzacuraka uzaherereye uzahatuye kucyumva ko warakara nkuko nawe yakurakariye ese ubunigirizi na Samantha yarafite kibazo Samantha ujye tumara impungenge okay Samantha yakoze ubukwe abakora mu kwa 12 mu kwa 11
mu kwa kabiri umugabo aramuta yisangira undi mugore Samantha aza kuvayo avuyeyo wa mugabo avuye muri Kenya ko yashatse umugore muri Kenya aravayo acashika mu Rwanda arondera iki undi mugore zabaye wa gatatu Samantha wa mugore atohoza amakuru asanga wa mugabo wa Samantha bongeye baragira iki ko ntazi banazitakumana amahembe barongeye ngo barasubira basubiranye na Samantha barafite n'umugore bongeye barasubira na wa mugore aragira iki arapfuye apfushe afata umwanzuro wo kugira iki wo kuroga Samantha hanyuma muroze Samantha aragwara apfa aravuga ati ibintu bibaye reka ngusarishe amuteza ubuzima bukomeye urumva noneho Samantha akimara gusara njye naragiye mukorera ubuvugizi bumwe yego tujyanayo noneho ahantu arakarira ni uko bamwe bagenda bavuga ngo Samantha wacu ngo turamukunda muri commentaire akabona ntamwifuza inkuzenya wenda gukira ariko icyamurakaje ni uko njyewe navuze ko nta mafaranga afite yo kwivuza muri babandi bose bavuga ngo baramukunda akabura umuntu n'umwe amusapotingaho n'ikintu na kimwe numva niba rero avuze ikintu amusapotingaho byari bikomeye yaravuze ati n'undi babantu banyerekwa mu rukundo nta rukundo njye basanzwe bafitiye isundi kahoze yo mfite ikibazo ubu nkunda nawe ngiye ikibazo inshingano zawe kumfasha ntabwo ari inshingano kugufasha kuko bujyanye gutanga n'umutima kandi bijyamo n'ubushobozi hari igihe wasa nkaho undi yandika commentaire nta bushobozi afite bwo kugira ikigo gutanga wowe nubwo afite ubushobozi ibibazo byanjye ni ibibazo byawe ugomba no kubyimenyera ibibazo byawe buri muntu wese agomba kumenya ibibazo bye ariko aho icyo bita manu sinzi manu ni nk'impano cyangwa se ibintu imana ishaka kuguha yego mabyuka mu gitondo nta n'ikigo ndi buhabwe igero mu 10 bakujyana n'umuntu akana mu 10 kuko impamvu iyo niyo mpano manu se ni ngombwa urakare umuntu ko batitse manu si ideni cyambere manu si ideni kandi no gufashwa si ideni kandi no kuba utafashijwe menya ibibazo byawe menya no kuko Imana ahantu ibereye umuhanga wowe uba wibaza ko umengo birakurangirana ariko nibwo babitangiye Imana yo biza akantu yagize iki agapassword kayo ntabwo uzi igihe uzakirira ntabwo uzi igihe uzapfira aho kantu rero kabaka n'akantu umuntu abatekereza ati si Imana ubundi Imana imeze ute rero njye numva ko gufashwa ubundi abantu bo gufashwa benshi barahari benshi cyane benshi bijyanye mwege mamuza murira ku itangazamakuru murira ku manuza ku maradiyo mwege se mwege bo gufasha uzano hanze abantu bahari bo gufashwa barahari benshi mutazi barahari benshi urenga nk'umutipe ukunda kujya ugasanga atunguye nk'umuntu ucuruza agatabo abanza no muri Kenya oya wo mu Rwanda wo mu Rwanda n'abariya bagataro sibo nabo nyene yego gufasha nabo birafashwa ako ibintu kubwira uribuka umwe wigeze kuvuga ngo bajye kuri social media bakavuga indarajya bahereza prophet ese yakabaye akora birabe cyangwa yakabaye avuga ati reka ndewe n'umuntu uri ku muhanda byashobeye none se hano wonye hano hanze hari ngo zananiwe kwaho kubera ubushobozi buke kwera ubukene hari umuntu bahaye ari umwana bahaye ari umwana wose ikibazo ahubwo hari umuntu bagiye kubagaya amasaha wabuze umwishyura nyine no kumubaga byamwanze kuko ubu ngubu hasigaye ari no kuntu yutishyuye amafaranga bagusezera bota urumva rero abo gufasha uzafata igihe kimwe cyonyine ugende nko muri shiririje muri CHK ugende nk'ahantu bavurira ibikomere ntibuzabona tese jewe ngiki ku Mana iyo ni impamvu yakabaye byuka mu gitondo kagateka witeka uhaye icyubahiro nubwo nabyo ufite byo kurya ariko anasigaye baririmba Uwiteka nabo barahindutse niba bateka mutwe n'ubundi uyu munsi usanga umugore yabaye apotre ugasanga umugore yabaye umukozi w'Imana ugasanga yabaye iki ibyo ngibyo si byakabaye ubyinjiramo
didiye uri kuvuga ati Samantha byagenze gutya na gutya ariko ntabwo nawe byakubayeho njye nanye byambayeho ibyo bintu kwa munani mu kwa 10 hafi aho ngaho nawe njyewe nazize kuba nashaka umugore ntitwashoboka umugore waretse kunjira nuko ko wazize ngo kujya ngo uvugisha ukuri ugafata ibiganiro by'abantu ugashyira amanimero yabo biriyanye n'unuze yawe hari inkuru abantu wenda bahanzi hari inkuru ya kera nabanje kuzana umugore bita Muhoza Muhoza ndamutuza mu buzima bwanjye arafata nabi akora buri kimwe noneho sister wanje ari yubatse ikirehe aza asanga ndi mu bukene nibereye mu buzima bubi niho nanyiva Uganda asanga mu buzima bubi noneho sister wanje nawe atuye no sister wanje ugomba kuba mu buzima nanjye ndizi iki muyemo ibyo birarangiye sister wanje azanye sister wawe nawe umugore Muhoza twatandukanye sister rero aza kuzira ikintu kimwe nyirabukwe aza gukenera umwana ngo sister ngasubiza umwana nyirabukwe sister aravuga ati umwana ntarakura ntabwo nagira iki ntabwo namuba ubwo wacu batangira ibintu byo kudutera mu rugo ibintu byo kurwana ibintu by'iki havamo n'ibintu by'iki by'amarozi kuko jewe nakoreshaga imbaraga zose mfite mu buzima bwanjye haza kuvamo ibintu by'amarozi ibyo ngibyo birarangira nza kwifatira undi mukobwa n'umukameramani wanjye bamwitaga Alice uranamuzi Alice ambesha ko namuteye none umwana ngo akuze ibyo ngibyo birarangira nabyo nyendarugwa simbizi nza kubona n'undi mudamu ku nkuru naza nkora z'umuntu bita Elvis bahohoteraga muhohotera nanjye nkayibona ko nkatanya inkuru yuko biri ariko uwo mugore aza gufata umwanya aravuga uti reka njyewe uyu muntu ashyira zino nkuru hanze nanjye ndamuha agatendo umugore aramvugisha tugesheje birarangira ndasara ngira iki ndavuga ati noneho n'abanyamakuru bacabona umwanya wo kugira iki wo kumfatira hati mu bundi akora inkuru zitagize iki zidashemeye mu kinyarwanda kiboneye wenda nyene inkuru zitakabaye zigomba kujaho kuko bano bantu ni abacu kuko hari igihe ukoresha umuntu ntumubaze ntumwimbike indani njyewe nagenda kubaza umuntu akanyisanzura akambwira buri kimwe abanyamakuru ngo uyu kashatse kutugambana kashatse kugira iki bo baragendaga bakabahereza content zabo bashaka bakabwira ibyo baravuga bashaka wowe ugakora inkuru ya nyayo bamaze gufata nyine wowe waje no gupfa nabo kushyiraho nimero zabo z'abatumirwa banje kuko hari amafaranga abadiaspora boherezaga bakabohereza kuri nimero zabo nyine nyine ntibaza kubyishimira ndavuga ati yamara bino bintu nkwiye kubivamo niyo mpamvu nacyo ntangira kuvuga ngo ndetse zino nkuru z'abantu b'abanyabibazo cyangwa zino nkuru zimeze nka season reka nze nigera kuri tele umuntu ndamutumire rimwe aze dukorane inkuru nidukorane inkuru ibintu bigira iki birangira nyine bakuruza ubundi baje kurwara ari ikintu baneze mu Rubavu ibyo ngibyo birarangira biza gusara video zirahari zo ku musozi nasaze ndi gutoragura amashashi ndi kugira iki nagiye kwifashisha bamwe mu batumye nkira bamwe bafite izindi mbaraga za gakondo bambwira baranyereka ku bintu byose byagenze banyereka n'amashusho abantu bagize iki bari bangambaniye ninde ugiye kukuvuza se ko utari kwigana hano hanze hari abantu benshi bafite urukundo ni umumama ari aho ndamushimira cyane atuye mu Bubiligi atuye mu Bwongereza niwe yatanze amafaranga njyewe ndivutsa mu ndamushimira yayahaye sister wanjye wa sister wanjye niwe nshimira cyane atuye mu Bubiligi hari n'umumama atuye muri Amerika nawe nyine amushimira cyane rero n'undi mumama muri Canada nta muntu n'umwe ugiye tujya tuganira ngo atuye muri Canada ahubwo njye abantu benshi tuganira nabo mu Bubiligi mu Bwongereza na Amerika na Sweden na Australia uza kumenya abakugambaniye bagiye wigeze no kubavuga mu kiganiro nigeze no kubavuga niba atari ibanga wakageraho
so jewe abantu mvuga ko bampemukiye harimo bita Elvis, harimo bita DJ, harimo bita Nyasha, harimo bita Sifari, harimo bita Kiroso, harimo bita ariko ubona abashaka ntabwo Kiroso sinzi nanjye nta makuru mfite neza sinzika akiriyo cyo ntiyavuyeyo kuko Kiroso mu maboko atarayiye nyine byagenze gute kugira ngo usanga amahano byaba Kiroso nta makuru yo ko ntabwo tuba tunari kumwe na ntabwo yaba ari wowe wabikoze kare shana rengana njye mu buzima ntuyemo ntabwo nigira mfata umwanzuro ngo mvuge ngo uyu ko yankoreye ikibi ngo reka nanjye ndamwishyura ikibi ahubwo mba numva ko wewe yakwibera mu byiza kandi umunezero ntako yaba mu buzima bubi abubeshe mu nanjye byanye nk'umuntu bita yampana ubiravye neza cyane azira wenda sinzi ko ari uguhemuka cyangwa gukoresha ukuri kwiwe azira kuba hari abantu muno mwanya babaye mu buzima bubi ku mpamvu ziwe urumva kandi uriya muntu yamana nimba yafungije jihadi jihadi ntabwo we nubona jihadi nubona brand jihadi ntugire ngo ni jihadi wenyine jihadi afite abandi bantu b'inshuti ze afite imiryango hirya gute wavuga ko wamfungisha ukaguma muri amahoro kuko hari wumva kumwe ngo jihadi ni umuntu umwe urumva ni nkuko turimo turashutinga kino kiganiro kuri kamera ariko urabona njewe ariko ntabwo ari kukubona cameraman ntabwo ari kumubona urumva rero abantu n'abantu bose bashamwe imbaraga bakongera bakagira iki bakaza nyine nawe kumushakira yego hama rero ko nawe birari jihadi uri muhanzi ariko kuriya barahemwe aya ntabwo hemo jihadi afite navuga yamana abaye yarafungije jihadi ngo ku mpamvu zo gusakaza amavideo n'ayo mavideo jihadi akaba atigeze yasakaza ne jihadi niyo yaje gufata n'uzenya video mu nzu yawe jihadi niwe yayipostinze mbere ariko ntabwo jihadi ntabwo yamana ntabwo yatabishije gukurikirana ahubwo jihadi barakurikiranye ibyo byaje bitangwa usanga iyo kese ari nta cyago kigeze gitanga ese ubu ngubu abantu batanze video nzi kurwanga nyine bo nabamenyekanye sinzi mbabona bari muno ubu aka kanya narwaniye inzovu twabimenye ariko inshishije zirwaniye hasi okay ubwo rero tujyanye ubu ntuzanya ubuyobozi nabwo bafite icyo bugenderaho kandi nyine bo bagendera ku itegeko kandi itegeko nyine itegeko yararemereye ibi cyaba cyaramuhamye ntacyo yahindura ntabwo wowe waburana naho nta kintu abihindura ahubwo niko nabonye iyindi kese yago nayo ishobora kubyuka ahubwo iki ni ikindi kibazo nabonye mu baturage ese yago ari kuvuga ngo yago yumvise yasohoye amajwi y'abantu bashatse kumwicisha ngo Liliane afata ku mavuta ye ngo ibihano byo agomba kubyongerezwa noneho ngo hariho n'amajwi y'umuntu ngo yatanze ubuhamya cyangwa ubuhamya kwa yago ngo bashatse bamutumye ngo aze kwica yago umuntu ngo azaza kuri kamera ngo anabivuge urumva bisigure ko byanga byakunda ese ibyo bintu baba bifitiye igihamya ntaretse ko yatanze audio iratandukanye njyewe ushobora kuvuga ati ndungikine audio kuri WhatsApp situri wa inbox ako naza n'abantu uzenya naza n'uwo muntu yayimubwiye niho twavuga ati ibi bintu byanyabyo ariko umuntu agomba gutanga proof none se ntafite ama audio n'abantu uzenya n'amafoto ntabwo nemeza ko umuntu ashobora gukoreza audio akavuga ngo reka biriya ni ibintu wamenya ko ntabwo wahimba mu bintu bishaka mu bintu birimo n'inzego ntabwo urabona ko yaguhereye arazima sibyo yongera arazama yago yavuze ngo katari gwa yari yarazima yago yaretse gukora ku giti cye yaretse gukora ku giti cye ku mpamvu ze inde wanze amafaranga ariko aho zira platform yaga amafaranga ye yanze amafaranga bizi ntabwo wakora amafaranga katubebaye mu isi y'amafaranga none kandi no guhunga yahungishijwe n'amafaranga none yabyanga gute yaba rureka gukora yari kureka gukora cyagiye riburi kumwiyamika ubwira ngo
retera gukora ibyo bintu leta yo by'agatsiko sibyo ntibiri kureka gukora abonye ibintu birangiye ahubwo ikintu cyabaye yageze mu muziki abona nta kintu uvuze ngo yarahahombe zaneranya na yago rero mwino si rero ukuntu ngiye numva ukora ibintu byawe ku murongo ubundi usiga ushira Imana hejuru nawe ukora ibyawe burya buri muntu wese Imana erega Imana niba yaragusinyiye ikintu nta nubwo izigera inagisinyura niba uzapfura ingegera uzapfura ingegera niba uzapfura umukire uzapfura umukire Imana ari umuntu ntibaza kwisura kare ko yaguteganyije si icyo ngicyo se n'unzego jewe numva nta bintu by'amatika ahubwo twishimire ko ya mpano wenda ashobora gufungurwa kuko batanze iminsi mikeya y'umuzenya yo gusomerwa urubanza ntiga y'ejo niba ari kuwa gatanu nizere ko wenda utazasaba kuko icyiza ingenzi abantu kuko icyiza cyo icyaha cyari giteranye ubwoba cyamaze kuvamo icyaha cyo kuvuga ngo kivamo cyavuyemo ibi byaha birashari 6 hasigaye azosubirwa ku byaha 6 byari 7 hasigaye ibyaha 6 rero sinzi bizamuhamaka yo kumanukayo mageragere cyane abakozi biwe basenge cyane kandi nyuma yuko umaze kubona ibi bimaze kubaho ufashe iyo umwanzuro nafashe nabonye ko abana b'abantu ari ba simunozi ntabwo bapfa bashimije buri kimwe cyose njye nafashe umwanzuro wo gukora ikintu cyane icyo cyose ntitaye ngo uyu muntu aranciye intege ngo ncanye ntanciye intege wowe wafata umwanzuro wo kugenda kwicisha umuntu wafata umwanzuro wo kumwicisha byose tuzakugira bivuze ngo turongera tubone bya biganiro by'ubuvugizi cyane oya ntabwo nabivamo ko hari abantu bagomba kuba mu buzima njye ntashobora kubatunga ariko bagatungwa n'abadukurikirana ntashobora no kubafasha ariko abadukurikirana bakagira iki bakabafasha tugana ku musozo ugira ndabakunda cyane kandi ndabishimiye murakoze cyane.